Shuti bakundwa n'umwami Yesu muraho neza, ndabaramukije. Yesu Kristo waducunguye ashimwe iteka ryose. Uyu ni umunsi wa kabiri nanone w'icyumweru turimo kuganira ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiye gukorera imirimo yacu ya buri munsi tuzi neza ko ibyo dukora byose tubikorera ku birenge by'Uwiteka, bitume twigengesera tubeho ubuzima bwacu twubaha Imana. Niko umuhanuzi Yesaya yahanuye mu bice bya 66 agira ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze tugana ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Himbazwe Uwiteka, umugisha ibyanditswe byera, maze umwuka wera bishorere kandi bigira umumaro munini mu mitima ya bene data, mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kuri 21. Handitswe gutya ngo, kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi, Imana ishimwe, kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuzirikane ibintu bitatu kuri uyu muntu w'Imana. Turebe ibintu bitatu yahisemo gukorera ku birenge by'Uwiteka Imana, inyungu nziza cyane byamubyariye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyi jambo ry'Imana icyambere atubwiye ngo Yosefu yari umukiranutsi. Yari umukiranutsi. Iri jambo gukiranuka mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda ni uko ufite ibintu mwakiranye ukabirwana nabyo, ukarwana nabyo, ukabitsinda, ukabinesha. Nicyo bita gukiranuka. Nta muntu rero ukiranuka n'ibintu bitamukiranyije, ntibibaho. Ubu rero dukirana na Satani, dukirana n'abadayimoni, dukirana n'imyuka mibi biduteza gushaka gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, gukora ibyaha n'ibindi bintu bitandukanye. Yewe mwene data, ese iyo ubusambanyi buje urakiranukanesha? Yemwe urubyiruko, iyo wese buje murakirana mukanesha? Yewe mwana w'Imana, iyo kubeshya bije urakiranukanesha? Yewe unteze amatwi waba wubaha Imana utayubaha, iyo ibyaha bije ubirwanya ute? Ukwiye kurwana nabyo kandi ukabinesha. Imana iri mu ijuru ikazagutangira ubuhamya kuri umukiranutsi. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo gukiranuka ryaguke mu matwi y'umuntu wese uzaryumva. Umugabo uryumvise arebe mu mfuruka z'ubuzima bwe bwose, ukiranuka ute imbere y'umufasha wawe, ukiranuka ute imbere y'abana bawe, mu kazi kawe ukiranuka ute, mu baturanyi ukiranuka ute, n'ibindi bisa bityo. Uyu mugabo Yosefu yarwanaga intambara nziza, yari umurwanyi w'igitangaza. Undebere nawe yakunze umukobwa basezerana kuzabana, yari umwari, ariko agiye kubona aratwite, nawe yarahuye n'ihurizo rikomeye, byari byaramukomeranye, nawe abura uko ajya kubimusobanurira. Marayika Gaburiyeli yaramugendereye aramubwira ati, yewe Mariya, mwari Mariya, uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Yaravuze ati, ndi umuja w'umwami Imana, ibyo uvuze bingirirwa. Agiye kubona koko abona birabaye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta sobanuro yari afite rero zo guha Yosefu nk'umusore wamukunze. Maze Yosefu nawe arwana neza. Mbega umurwanyi w'igitangaza. Natwe tugiye tumenya ubwoko bw'intambara n'uburyo tuyirwana kandi tukayivamo neza, ni ukuri twaba tunesheje by'igitangaza. Yaravuze ati, wa mukobwa we, naragukunze, kandi nubwo nagukunze nta kintu dupfuye kindi, ni akazi kawe wakoze ibyaha, ugende rero wirwanira intambara yawe ntagizemo uruhare. By the way, Yosefu uri umurwanyi w'igitangaza. Tuzabana mu bwami bw'ijuru, munsi natwe tuzaba tunesheje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese wowe mwene data, mu bibazo ugirana na bene so biremwa na Satani, ubitwaraho ute? Wifata ute? Ubigenza ute?
ahantu tujya dutsindwa mu mirwanire yacu, abantu ukabona warwanyije abandi, aho kurwana na Satani ukabona umuntu arwanyije undi, aho kurwanya igitekerezo cy'umuntu kitari cyo ukabona urwanyije umuntu nyirizina. Hoya, rwana na Satani, ureke kurwanya umuntu, kandi urwane ubumbatiye ubusugire bwa mugenzi we kugira ngo atazabura ubugingo biguturutseho. Yego, Yozefu arantangaje, ndababwiza ukuri. Haleluya, haleluya. Yozefu ni umugabo w'igitangaza. Rwana intambara nziza kugira ngo uzabure ubugingo mu Satani azakoresha ku buzima bwawe, uzamenye ko ubugingo bwe nabubura nta ruhare uzaba ubifitemo. Rwana intambara nziza ku buryo ugize amahirwe uwo mwene data urimo gukoreshwa na Satani nawe yabona ubugingo, wimwifuriza kurimbuka. Imana idufashe. Nubwo mvuga gutya abantu bajya bahura n'ingaruka z'ibyaha, ariko ndagusabye ingaruka zizagera ku muntu uwo ari we wese Satani yaba yarakoresheje ntuzazigiremo uruhare. Imana idufashe. Icya gatatu, uyu mugabo yumviraga ijwi ry'Imana. N'ubu ngubu kuva natangira kubwiriza ubutumwa bwiza, nubwo video zanjye zikiri nke, ndetse nubwo ari mu minota mike nigisha hagati y'iminota 5 n'iminota 10, ndabizi neza ko wumvise ijwi ry'Imana mu matwi yawe. Niba warumvise ijwi ry'Imana, wararyumviye. Uyu mugabo tubera urugero rwiza. Uyu mugabo yumviraga Imana by'igitangaza. Yagiye kumva yumva marayika aramuhamagaye, aramubwira ati Yozefu mwene Dawidi. Yahise agira icyizere, aravuga ati Imana iranzi. Erega muhumure bene data, mu ntambara turwana Imana iratuzi kandi izi n'amazina yacu, izi ubuzima bwacu, kandi yifuza kutugirira neza. Hanyuma ako kanya yakoze iby'Imana imubwiye. Iramubwira iti humura, uriya ni umugeni wasamye inda kubw'umwuka wera, inda yavuye ku Mana. Umureke gusaba, hanyuma nabyara uzamushake nawe nta ruhare yabigizemo. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubereka ingaruka nziza ebyiri zamugezeho kubera kumvira Imana. Iya mbere, Uwiteka yamumeneye ibanga rikomeye rivuye mu ijuru. Abahanuzi bahanuye Kirisitu ko azaza, ngira ngo mbabwire ko bahereye kuri Mose kugeza rero kwa Maraki mu isezerano rya kera. Imana yababwiraga mu marenga, kandi bose bapfuye batarabibona. Ariko ndagira ngo mbereke ko direct Imana yahise ibwira Yozefu ibintu iteguye ibinyejana n'ibinyejana bitabarika. Iki ni igitangaza. Guhitamo gukiranukira ku birenge by'Uwiteka bibyara inyungu nyinshi, ndabarahiye. Imana izakumenera amabanga, Imana izakubwira iby'urugendo rwawe, Imana izakubwira iby'ubuzima bwawe, izakubwira iby'umuryango wawe. Yewe nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu yahisemo gukiranukira Imana, gukiranuka ku birenge by'Imana, hari ubuhamya dufite bwa bene data hano muri Bibiliya n'abandi tubana muri ubu buzima. Yabwiraga iti igihe cyo kuza iwanjye kirageze, ndagushaka. Imana ishimwe. Ikindi kintu cyiza kugira ngo dusenge, Imana yamugiriye ineza, imwereka ko imuzi mu izina. Yamumeneye ibanga ry'ibihe birebire, abandi yabwiriye mu marenga, hanyuma imwereka ko imuzi mu izina. Yewe sinanasiga ko gukiranuka bituma Imana ikunyuzamo umugambi itanyuza mu wundi muntu uwo ari we wese. Imana ibaha umugisha. Nuhitamo gukiranukira ku birenge by'Uwiteka, uzabona imirimo y'Imana uyibonesha amaso yawe. Nguyu Yozefu na Mariya bahisemo kudahemukira Imana, bahisemo gukiranukira ku birenge by'Uwiteka. Dore uyu munsi wa none ni abayobozi beza b'ubugingo buhoraho. Ni abayobozi banjye nawe, bazatuyobora ku gikorwa cyiza cyabaye ku buzima bwabo, natwe kizadufasha tuzagere mu ijuru amahoro. Wari uzi ko gukiranukira Imana, Imana ikuremaho amateka y'ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza? Wari uzi ko Imana iguha umugisha abantu bakajya bigira ku buhamya bwawe? Ese wari uzi neza yuko guhitamo gukorera ibyo gukiranuka ku birenge by'Uwiteka, niyo wapfuye usigara uvuga? Nta mukiranutsi upfa iyo wahisemo gukiranukira ku birenge by'Uwiteka. Imana ibaha umugisha kandi biteho mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wanjye. Amen.